ariko abakobwa mu mbwizo kuki nyine mbyema mfite ikibazo wajya ureka gusiba uraziga n'umwanzi kwa yeye umbari kubretse gato akumwe migere ngiye kakubwira pe yabaye yari mboranga mwababara hari mboranga babara pe bena mufite icyo kibazo mfite icyo kibazo bye muri barakuze nta kibazo na kimwe ngira ndakomeye apeti ni yose nta kibazo na kimwe ngira kuki dukunda umusore rero asofite kandi kamubwiza kandi ibaze ko umunsi umwe izina ry'Imana uzicarurire ndizwa niki ndizwa no muhungu Jerome Samu nakuna tagira ngakwereka akagukunda akakwegera ukamuhunga akakubwira reka umuntu arigenga gwamaga ngo kumufata Samu bikura ko njyanira Samu kuko nibazo nifite birahaye nubwo nabaze nabibazo office ariko nanone byo muri nonzo nyene navyibagije gatoya urazi uko Aisha ngene yankubise gari ninde Aisha yarandize arankubita wanuze ibintu byawe cyane ntabyo wabona Samu yifataze asange ndikonda mesa hariya neza ndamubona ndamuhunga ndamuhungira urazi ukuntu Aisha yampaye gasopo Samu nyine ngati ndagusabye nyine mbabarira ngiro tuganire ndabazanye turaganira nyine ko ndamwinginga genda hey mbazi byakurikije Samu isasu Aisha kutana bakuze kutatabaje aho ntapfuye uwo munsi sinzi ko Jerome gifuye Aisha gufasha gukubita yarakubise hamwe numva ko no bwanje bwose buhetse akanyogwe kangana kuri Aisha Aisha kaka ntazi kagacicu kagufashe arakubita ese muga nari gukora iki je nari kuja kugwana no simba ari gufite uzimarisha iki nizo gukoresha iki nukuvuga Aisha ntiyari kubonesha nawe urabibona je ndakomeye urumva ndakomeye Aisha nari kumugira nkuko ariko nanone ngese naje kugwana muri rugo kandi sishobora kugwana nawe sishobora nyene naramuretse arankubita nyene ndarira ndihanagura nakora iki rero uri kurasubira kunzanira umuntu yiswe Samu mu buzima bwaje uri kuranyibutse ngo nakubiswe urumva mbabarira ubu erega nta kintu uzajye utatanze gitaha burundu mbabarira ubona kariyo ese kubona ari umwana mubi kubona ko Aisha ari umwana mubi yagukubise no wagendeye kuri iki kintu cyuko ari umugome ukahita ukundana n'uwo musore jenze ibaze none nishure ibaze ndamwishure tukundana nanuze utukora na Samu none abone ko byose binashoboka mugimara gukundana mujya mu rugo nzahita mukurikira utumbera amaboshe do vuno muheto shanjewe aho gapinge nsinagakora mazije do ntabe ni ikibuga nde bamba ariko ndareba nose nje ndareba ndeheze kwandi nagereje kubasi uje gukingira ngo nuramugabo ngaza nkibera basi n'umuko nzi Wena nje ndumuhungu njyewe nje ndumuhungu nje njye mbonye umuhungu umeze nkuriya ndumba ndi wowe Samu namukunda ukuri shiri bumara akomeme man ariko mimi we koko mbone utsimba ibiryo uziko nshonje ndiri biharage bishya hariya hama mbone kukuzanira nabyo ndabiryo kwabyo urya umuceri wonyine rindire ihangane ibiharage bigira bishya ndakuzanira nabiri yakirikare haramo umugore taraza kugira ngo izisange na radio gutanga ibicyo ese wanetse nkiri umuceri wonyine awuzupira agomba wese umuceri konze umeze neza ubaye ikibwira ngo ucire naso utetse ryari ni wa mukobwa yawutetse se cyane utetse yewe ni wowe sije jewe umva rero mimi basi ndagusaba ndagutakambiye bomugore wa Samu ngenze mu rugo wawe nige inyama nige ibintu mbani ibintu bigiye bihuza huje harimo umuceri harimo kigori harimo ibaza umuceri bagiye bavanga nge nabyumvisha
ndaguye numva harimo Tanzania harimo kigori harimo kigugu iyo mukintu washye reba ngubura mu tushakanye na Sam reba ngubura kumwe na Sam ushaka nzi gushaka na Sam kugira ngo turiye inyama nahitano hano mavu mwaza tukata tubana kuri fone tuvugane. Bimeze bite? Ibiki? Ese kuki buri gihe mubaza bimeze bite? Nuzi no gusubiza ngo bimeze neza cyangwa ni byiza. Wabigeze mbaza niba ari amakuru meza cyangwa mabi? Ese yiwanje ushira mu kinyabupfura. Reka nkubwire. Nimwe mutuma umuntu wanabasuzugura. Buri munsi ntabwo nsanga hano nimereye neza. Nose ubu ngubu ntabwo meze neza ko usanze ndi guseka ndi kuri telefone. Ikirenze kuba meze neza aho ngaho ni iki? Ikirenze aho ni iki? Cyo kuba meze neza. Reka rero nkubwire aho bigeze. Ntushaka ko tuganira, ntushaka kumbera umwana ngo nkubere umubyeyi, sibyo? Igihe cyose nkuvugishije uhita usubiza ukuntu ukanyika ko wanyisuzuguye wanciye amazi uri igiki. Kuri umwana watuje. Igiki? Uri igiki? Ndi umuntu. Umuntu? Reka nkubwire. Ese undi umwana uri kuvuga ni uwe mwana uvuga ngo ushaka ko nkubera? Ni umwana w'igitambambuga? Reka da. Turi hano mu rugo twese meze neza. Ni iki kintu ushaka kunganiriza kirenze kubiba byabiri hano mu rugo? Cisha make tubane muri uru rugo. Kandi tubanamo. Oya aho bigeze noneho cisha make. Sibyo? Cyera guti gushaka kumvikira no kuvuga. Kuko buri munsi kujya nza nkakubwira ndagushaka ko tuganira ukigira ukuntu ukanyeka ko nta kintu mvuze. Wajye unyandikira message? Ngiye kwandikira. Ngewe hari undi uhetse rwose. Ngaho mwumve. Niko aho bigeze kankubwira, sibyo? Umaze kunca amazi muri uru rugo ndashaka kukumenyesha ko ndi nyiri urugo hano. Utari nyiri urugo ariko bari warasohotse ibyo ndabizi bibinyibutsa. Ariko se nyiri urugo koko? Ndi nyiri urugo. Nande wundi? Nande wundi dufatanyije hano. Nta wundi mufatanyije hano? Ntawe. Ngende nyiri urugo Aisha bantu ntega amatwi. Nakubwiye ngo tega amatwi tuganire, sibyo? Ntago ari umutwe nategesheje nta matwi. Ndi gukumva. Aho bigeze agasuzuguro ufite kagiye kongera kumanuka. Kabiri kwijano zakabona. Sibyo? Kuko ndabona ibintu byose wigize umuntu ni wowe king muri iyi nzu, ni wowe ushaka kuyobora runo rugo. Ninjye mwana muri rugo ariko ni n'imitungo byose amatwi. Nanjye uyantege. Ndakwisabye. Uri kumva? Aho bigeze ndakwisabye reka nkumenyesha. Aisha niba ari amatangazo uri buyumve nk'amatangazo uyumve ko ubishaka. Sibyo? Ngiye nkumenyesha ko ndi mama wanyu hano muri urugo. Ninjye ufite mama wande nande ufite ubifata uko ubishaka. Mama wande nande bifata uko ubishaka. Wabyaye abana bangahe? Ndamaze abona byaye bose. Mfa kuba narakureze ariko ngukuye ku myaka 12 none ugeze 20. N'abahari abandera nko kuri kurera mimi urukumva. Ibyo byo kuba wandeze ndabigushimira impamvu tubana muri urugo. Ariko ntago ndi gushaka kumva ikintu ushaka kuvuga. Nta burenganzira umva ushaka kumbwira kimbwira. Reka nyikubwire nikumenyesha. Sibyo? Tamvugisha amangambure yose. Oya ceceka mbanze mbikubwiye ko ndi umubyeyi wawe niba utanyubaha ceceka ntega amatwi. Yego mubyeyi wanje we. Tega amatwi reka nkumenyesha ufite imyaka mike ntago uragera mu burenganzira bwo kugira ngo wowe ukomeze uzenguruka. Naguciriye make nkweka ko ndi umubyeyi urabyanga mbasha kugucira bugufi ungendaho nk'itapi yawe ariko ntago abibonye. Aho bigeze. Sibyo? Ngufatiye umwanzuro uyu munsi mbimenye bimaze igihe mbitekerezaho ngiye kukwereka ko niba udashaka ko tubana hano muri urugo n'abagenzi bawe ngucishe bugufi wiyoroshye wumve ko byose byashoboka. Sibyo? Imyaka ufite uribuka ko ufite 21 ntago uragera ku itegeko ryo kuba wavuga muri urugo muyobora ibiri kimwe cyose. Ndabirambiwe niba utabikeneye rero ko tugendana mu mvugo nziza y'urugo umenye ko ngiye mbihazi ngiye kukwereka indi sura
nanjye nabasha kwishira hasi nkakwereka ko nawe unyigiraho. Ako Aisha ntabwo uri buze kuvuga njye ntari buze kuvuga uri kumva neza iyo sura uri kuvuga ngo uri bunyereke ni sura nyabaki n'ubundi ubu yambaye ntimukiyobeke mu gakizara n'amabibiriya yanyu jye mujye muba uko mumeze sibyo ntabwo njyewe nzigira nkwereka isura itari iyi ngiyi mfite nuko navutse nuko umeze ibibazo byose biri mu rugo ni wowe wabizanye hano iyo utazana abo bantu ntazi iyo baturuka byose ntabwo twatumeranye neza ubundi. Aisha kamubwira aho bigeze sibyo iyo sura uvuga ngo abantu baba biyambitse sibyo ubwo ruhu rw'intama reka mbikubwire none ko nabo bashobora kuba bavuga nibashake bavuge ndetse nakanwa mfite. Aisha kamubwira aho bigeze sibyo imyaka ufite ndakwemera ko njyewe ubu nakuyobora nkakugeza no ku ishuri sibyo aho bigeze ndambiwe guhora nserera nawe ndambiwe guhora nkwereka ko nakubera umubyeyi ukanga kubyumva ariko wari uzi ko kubura imyaka 2 kugira ngo ubashe kwemererwa itegeko ryo kuyobora ino mitungo tuza nge nawe rero tubane sibyo uyu munsi wa none ukomeza kwishiraho amakagatizo ndagushira ku ishuri nije wowe ugende sigare hano ntuje. Hasi we kusiga urukonje byagenze bite? Byarenze byorera pe. Umufitiga mfite ibitekerezo nk'iby'abasirikare. Wateye inda? Yawe? Ndayitera neze ko nabuze n'umbwira mwiriwe. None se reka mbanze nkubaze. Muga. Ngiye ntabwo numva ukuntu ugira ibitekerezo uri mu rugo rwiza nk'uru urumva kandi muga nyuma ndakumva mwana wanjye. Aho ndi sasta wari? Ndarya sana bagira ibiri ntukubona inzigire cyo 6. Izina ry'Imana yabaga basi nimba babitekera mu byumba bararamo. Amwana bako uzi no mugore ngo Aisha. Uyu nguyu ari gimbwira ngo Aisha ni umugore ni umukobwa ni ikintu. Umukobwa uri gucecura uri gushaka abagabo ku ngufu bakagira ngo akanababura bite n'imyitwarire ye. Narakubwiye ngo niba ari umuntu muri cyo gipangu twubaha cyangwa se dutinya Nira hembe ngo Aisha uriya mugore afite amagambo amuva mu kanwa ni karabure 12 aravuga kanavuga amagambo mabi Tito haramu wowe no afite imigambi yo kwirukana nde meme ngo iki narima ahora bimubwira umunsi byabaye kandi kuko bizaho kuko njyagiye murenga mwite kandi nge ndashaka unsobanurire neza Aisha ni gati ki mu rugo shitani no shitani bavuze nagara umugabo shitani nabwo niwe se kibi none se reka mbanze rusufera mama w'uru rugo abivuga hiki yo wa mugore se yego uraza afite ijambo yebzamutse gato Aisha tamwe ati we suboto ahubwo bazana bazamwirukana na mimi nta kintu ushobora kuvuga narakubwiye ngura mugore yagiye kugira ahantu ajya abwira Aisha ati nari ngiye kuri kaburimbo nico ndatebuka nago ndi muri minota 15 Aisha nandi musubiza ngo yego cyangwa wowe ahita yimyoza kugira ngo ibintu byose bishoboka ahita yimyoza nono je no tinde none ni muri umugabo ahita mbwira ati ahita mumaga maze kubona impamvu maze kuba ikigoryi mugande inde wowe umaze iminsi umbwira ngo nta mafaranga ugira menya impamvu utagira amafaranga nubwo bayisha kubitsemo ntabwo ushobora kumujya imbere mubwire ngo kwishyura amafaranga wakoreye ugira udufaranga nk'abandi bana bimubwire cyokoza rimwe nawe mubwiye aramwe dutekereza nzagwira rimwe umaze kuba amezi 18 ahubwo uzi ikintu kizakurikira amaze kubona ubwire ikintu kizakurikira cyembwe nabona amafaranga amaze kugwira amaze kuba menshi amaze kuba mu miliyoni azashakira ikintu kubeshyira ngo wamwibye ubundi bakwirukane nk'imbwa bitekerezo wishyuza amafaranga hakiri kare mugande bose wambabariye basi wambabajyana umaze kwarambirwa pe wambabare ndakwingiza bazi ndagutakambi wabwiye ndayo mu mabuja wawe baza kuntu byanga byo kunasanye nabandi bagura bakapa kazi ko mugavuze indayivuze ni yi mvuze mabuja wawe nyine basi mabuja wanyu ushatse kuvuga ngo ni indaya mabuja ntunzo mpemba ni wambwiye ngagira nijoro akaza mu gitondo none mabuja utari n'indaya nta nubwo guhemba ahubwo namuti ni basi byatongagira iyo ndaya impemba kandi basi muganga urongera kuvuga mabuja wanjye kari indaya
kuko uramenya hanga warambwiye ngo umuntu agenda nijoro akaza mu gitondo kugenda nijoro ntabwo bisobanuye ko umuntu ari indaya akora iki se we nashobora gusanga ari umunyerondo ukora nijoro muri babandi barara muri patrouille mu ako yakubura ubwenge bwanjye ba munsi y'ibirenge ashobora gusanga ari n'amaneko kuko ari abamaneko bagenda nijoro urumva bagenda banika umuntu ugenda nijoro iyo atari umujura aba ari indaya mugabo urongera kuvuga ko umujura ari umujura cyangwa indaya ntabwo ari indaya akora cross bisi basi wishimye umubwira basi cyakazi bangane ndagupfa dore imitsarireze sinituma ko ntabwo ndituma zinariye none se reka mbanze nkubaze kuri kuvuga ngo ushakira akazi ahangahe nduzacunga kino gipangu mave ngende uhasigire nde akuzana nkora urahazi wowe wongera njye mbona ibiryo nimba ari kajya babonga inyiza n'inyikize nica niki nibyo mbona none se nirwa ku muryango ndegeje ngabasohoka munegeje abinji cyokora pejo bundi mimi ngize imana ubu ngome pe ajya gubica agacunga kurane agashamu gasorori akama ajya guca nareba basinze ngamusanga mu gikoni njabura none ngo baje kumwe niba mwirukana nzabuwandi icyo nicyo neraga kukoza uzajya hino bamwirukana uzakora iki cyajye wacu ikigabo kireshya nawe cy'amata magana gutyo nzajye wacu uzajya imbere nyoko kumubwira ngo iki amubwira ko Kigali batangiye kuvuga igifaransa kandi nkaba nta gifaransa azabyumva zowe z'umunyacyaro nk'abandi kuri uyu munota n'isaha tuvuga niyo gihombo cya mbere mama yaba agize ni hahandi bakubwira ngo iyi nakubyariraga iki nimusumira iki nkagira icyo mfasha basi sohe wena urambaye urangurije mugagenda ujye gushaka icyo uryamo uri mugaramfurere mwise muyombo uri wonke aka ntabwo uri muyombo wawe uri wonke ntabwo narabona wonkere wawe baba kumbura nkunda kano kageni mwana umara amafaranga njya kuri ubizi neza ko mfite inzara babara amafaranga bayitonze we amafaranga bamvuye yaguhaye ndore ngiye ugomba kuncungira neza ukamenyera na mimi bamwirukana ahantu azaba yagiye nzagusanga acha amafaranga yawe hakomuga je cyuga mimira nabaza kumenya ko ndi gucunga mfatanye ya ariko akamukunda gusa mimi kumbura noneho wihebye neza neza wagira ngo isi yakubanye umudugudu byakugendekeye bite Kavuga shana barabona. Ngaho rero none se ubu noneho ugiye kumbwira iki we ko ubu ntako ntagize nkubwira buri kimwe cyose uko tugomba kugitwara ukaba warananiye ngaho mbwira twumve ibibazo byawe ko rwose we Emutsko Sikuzikiye nkubitwa muri uru rugo. Kumana Paul bakagukubita ninde wagukubise Ahisha. Ubu nge narumiwe hano ndeba nakubwira kare kose ngo twigendere wishakira ahandi wibere mu mahoro none ayishageze ku rwego rwo kugukubita mbega ibibazo kare agakobwa kangana kuriya wagira ngo ni urudodo ari gato kuriya no mu myaka ntimungana na mu ntege ntimungana gutagufata akagukubita Nari gukora inkoko iri iwabo ishonda umukara koko ubu ngubu yarakurebye abona ko uri uwo gukubitwa ankubise urumva nyine wa muhungu bakundana yaraje asanga njye ariko ndafura nyine hariya ndi kumesera hariya mu kigo hama ansanga ndanamuhunga ariko akomeza nyine ati nyine tuganire iki tazi ndambwira niba icyo kumbwira kimbwire hamutaye rero niho ayishaca nsanga ngaho mbega maze kunsanga urumva asanga noneho ndi kumwe na Samu shamba umugire yarankubise ubu wayisha guhindura ingoma z'abaporoso bani ingoma gusa none se wowe ukungana gutya ubu ndacabyimbye Paul none se uko nakora ubu ukungana gutya imbaraga zawe ufite iyo ushyira agakiza hasi ukabanza ukamutimbagura nawe gutagufata akagukubita ukaza kwihana imbere y'Imana ukayisaba imbabazi ku cyaha wakoze cyo kumuhondagura nabo bamukubise cyangwa umbwira amaboko yanje arejejwe sintashobora gukubita umuntu abarira Imana Mimi rwose ngiyewe nkubwiza ukuri ngeze ku rugamba ndarwana niba yarateze ngo murwane wari kumutimbagura nawe ukamukubita pe
ukamunoza ku buryo atazongera kugusuzugura hama ukajya gusaba Imana imbabazi. Ibintu byo kwifata ukibomba ariko ugahora witonze uba muri Bibiliya, ijambo ry'Imana mu ndirimbo Bibiliya, nta handi hantu. none se mwana uciye mwana burya maze muciye uzamu wanjye se sinciye twabaye inshuti ntabwo mumaze kuba inshuti umuzamu wanjye zitonda twabaye inshuti atazagutereta dore ese natetana nawe urumva nyine ejo bundi reka nkubwire ngo amakuru nawe nuko nta kintu ngurira ubundi nkawe nzagukuraho iki seriye nise nyambaza iki mana urumva ejo bundi mabuja yicaje yishe aramusomera sheri urumva amwibutsa buryo cyo akiri uruhinja urumva hafi no kumubwira ko akinera ahari urumva amubwira buryo ki nta burenganzira n'ubu na buke yari yagira kuri iyi mitungo yahanze ariko reka nkubwire karakana yamukomye yaramunkorogoshoreye sha uriya mukobwa ariyemera urumva akiyemera kutubwira ngo yadutumura twese hano ngaha kumanirega nawe uri wowe kwiyemera kuri barera hano kuri noruzi we yaramubwira ngo ariyemera ari wese yinze ari yanye nako ari yawe yaramugusomereye uzi ko yamubwiye ko yamusoza no ku ishuri se mama witse mama pasiteri agiye ku ishuri twazajya twirwa hano none wazajya uza hano ngaho ukahirirwa ujya buri ngo wazajya uza ukahirirwa mama pasiteri asomera Ayisha w'inshinzi aricara baramusomera atuje ariko reka usigaye imbeshyi Ayisha uzi ko muri ubu ikintu twitwaza ari no mitungo sobizi siyese none se ubwo bamwibukije ko ino mitungo nta burenganzira arayigiraho urumva yaba akivuga iki se none biba byangiye ntabwo ziryana ziba zifungiye yeshama yamwibukije ko nta burenganzira n'ubu na buke aragira urumva ahita kwama nta nubwo yigeze amusubiza arashishika se ni ubwa mbere nari mbonye Ayisha atuje simana usigaye shyiramo na montage birangije rero umukobwa arifata ngo mvaro murashaka kuzajya unekera Mimi faya Mimi ubu wabaye maneko ukaba utananyakirije agafata abamaneko bahembwa amafaranga menshi hari amafaranga ama umuntu akabikisa ubundi niyo yamereze 500 ntabwo nabikora uzi impamvu se mani Mimi naje kubona ko muri indushye kimwe twese turi indushye ibyo bintu wapepe uzi ko bazanakwica nawe dusengana no kuri kurambwira njyewe rwose ijambo ry'Imana ritubwira sha icyo ritubwira ndakizi ndanacyumva ariko bigeze ku rwego ngiye rwo gufatana n'umuntu ngo turwane dufite ibyo dupfa twarwana bikarangira nkajya gupfukama imbere y'Imana nkayibwira ati Mana urambona intege zabaye nkeya ndwana n'uriya bitewe na ziriya mpamvu zisubona mbabarira Imana yakubabarira akwamukubise ku buryo atazongera icyo bita kumuhonyora wowe ukifata ugatoza bakagukubita kuri uru rwego noneho igikurikiyeho nzumva bakwishe nta kindi ntegereje niki kindi se ntegereje niba nje ngasanga baguhonze igisigaye si ukukumaramo umwuka ariko ndiko ndiyumvira ikintu nokora nta kibuzi kuko uzi ko noneho na wa mama nawe yahora nshigikira basi na gatoya nawe yamindutse ubu se ndagusetse ku mubyimba umerewe nabi ariko ibintu ukora nibyo bitumye nseka ati gute umuntu nkubwiye hakiri kare nta rugamba rurakomera ku rwego bigeze ahangaha bidafite igaruriro ndabona nkuboneye akazi twigendere cyangwa ushaka ahandi hantu ujya kuba urabyanze byose urabyanze none umudamu nawe wakumvaga wagukundagamo gake araguhindutse usigaye kuki mbaza impamvu yamindutse ariko urabona umenga ibibazo byose byo muri rugo n'ingenda biteza kubera ngo uriya muhungu rero nawe ubu aguma yumva abantu asigaye abumva nyine ngo njyewe nyine ngo ngira ngo nirabayazane ngo ni njyewe nyine ngo nibyo ngujyamo ngo naramutwaye ngo rero nyine akambwira ibintu byinshi byo mubwira byose nta kintu kimwe yumva gute se utabitera niba ubona ko nawe yahindutse hari icyo yakubonyeho avuga ati uyu mukobwa n'ubundi aranyiteranyiriza n'umwana nawe bafite uburyo bibaniye nibirangiza abone ni wowe kibazo unaniwe kuva mu rugo rw'abandi ni nkaho bakubwira ati have ugende nawe ntubibone guhinduka niki ni nko kubwira umuntu are vite tambuka rero igisigaye ngiye sinzongera kugaruka muri urugo rwanyu
nzaza nguhamagara kuri telefone mubaze uko umeze nta kindi baye ahubwo ngenda agiye kubera ko utazongaruka kunda banyice bazanyicira hano njyewe never baye ahubwo ngenda agiye eme reka eme urumva uru rugo n'ubundi nta kintu cyiza n'iki na kimwe babakorera cyakoze amabuja ntaribi ariko arayisha ari uriya muhungu urumva ntabwo ari we wanabagiye ari uriya muhungu nabo kwirirwa batuzengereza ngaho yatereye hejuru mimi ngaho bamfashe ku ngufu ngaho ibiki n'ibiki byo gufatwa ku ngufu nizongera kubimbwira usanga bari kumfera mana ntabwo nakubeshya mana none se mbwira arangije uzajya untekera mimi ngo umereze amakuru ku gihe umuneka ku biki n'ibyo nyine ngo menye ngo niba ngavugana na Samura urumva Samu se ninde wamubwiye ko Samu n'ubushongwe n'ubukaka afite urumva yakwemera gukundana na Yisha eke ntabwo yakwemera gukundana na Yisha cyangwa ntabwo yakwemera gukundana na Mimi uriya muhungu ashobora kuba ategekunda Yisha uzi impamvu Yisha yitwara nabi reba ukuntu aba yirwa ducunaguza hano mu bakire niko bamera amazi reba ukuntu aba yirwa ducunaguza atwibutsa buryo ki hano ngaho atari iwacu ese ni iwacu turabizi ko atari iwacu nyine ntabwo ari iwacu mani kubera icyo wait nese kuki batindi ubibukije ikintu kukimura nese ni iwayo ariko reka nkubwire njye Roza buriya ntabwo umuntu nsuzugura pe urumva gusa nanjye uranzisha ari wanjye uzi iyo ndi kumwe nawe do reka ari wowe wajya nipanje naramubwiye ngo nzamunekera ariko reka nkubwire nta n'iki na kimwe nzigera nkora yayisha tubikumwe ari wowe wabikora ari wowe ari ugafata indusha mugenzi wawe urumva ukajya gutanga amakuru nibashaka bazakundane ndabishigikiye mimi naramubwiye ati wowe Aisha yambwiye ngo njye nkora gutya ariko ntabyo nzakora narabimubwiye jewe Aisha Roza njyewe nabona umuntu harushye kimwe urumva indusha mugenzi wanjye mana uzi ibintu amukorera uzi ibintu amukorera yirwa amwibutsa ko ntawe wabagira ngo bamukwira muri hurura arwagira nyine none se ngombwa ngabimucyurire ntabwo bari kubimucyurira bari kubimwibutsa hari ukuntu umuntu abayisha korera bari kubimucyurira bigakubitana n'ibyo musaza wankorera nicyo kintu cyatuma namuhereza nikuru ryanjye niri nari none se musaza we umuhora amakosa ye ejo bundi se ko Samu yaje hano ngaha hari ibyo nigeze mubwira njyewe Roza yaje kuramimi nese uzi ngo nabyo mbanze ariko araza akambaza nkigira inzanga do nkamera gutya azi ngo nta kintu none se abayabwiwe n'iki ko Aisha atari hano kugira ngo aze kureba Mimi Chérie, ni karibu. Meze neza? Yego, meze neza wowe? Nanjye ni sawa. Umva ari sawa? Ese hari ikibazo? Uracyandakariye? Sindagira ngo nkubaze biriya bintu wabitewe n'iki ubundi? Chérie, biriya bintu tubigarukamo rero biraba ari ibibazo nanone. None se reka mbanze nkubaze ikibazo kimwe. Imyaka tumaranye ni myinshi. Uzi icyo ntanga, uzi n'icyo nkunda. Niba ngewe muri nge nifuza kuvugana n'umuntu, tumva icyo atari ikibazo. Kuki se ugomba guhatiriza kuvugana nawe kandi nyine ntabishaka? Ese iyo myaka yose tumaranye ni ngombwa ngusuzugure, mfate nk'umwana, ungenzure uko wumva, ntware uko wumva ushaka. Sinagusuzugure gute kuko ubaza ngo uri kuvugana iki na Mimi? Kuki ari we muhararanye utakiza hano gukomange kuri saro? Ibyo ni ikibazo. None se buretse gato nkubwire, nimba nari ndi umukunzi wawe unkunda kandi unyuba, kuba ari kunshyira ku ruhande cyangwa ukambwira ati tujye ku ruhande tuvugane, ukabimbwira. Uko bivugaga ariko turebamo hariya mu kirahure. Ngaho nyumvira. Nta nubwo witaye ku byo mvuga, witaye kuri memori mu kirahure. Ibyo nta nubwo narimbizi ko ari mu kirahure. Wagiye kureba se kare mu kirahure gute kandi ari nge nawe turi kuvuga. None se ubwo icyubahiro burabo wanyuretse n'iki? Basi okay sorry. Kuki dushobora kubaha umuntu nimba
umuntu umukundana gute udashobora kumuha agaciro ke nyine ngo umwubahe umuhe respect wagomba. none se imyaka tumaranye nk'uko nabivuze nyine nanjye ndi kukubaza iyo myaka yose tumaranye kuki ejo bundi aribwo wabonye kunkora biriya wankoze. nawe iyo myaka tumaranye kuki wumva ko umunsi umwe nakoze akantu gato ariko gahita kaba intambara kagasimbura ibintu byose twaciyemo bizima kaba intambara. Reka nkubwire ntuzongere kuntwara nk'umwana ntabwo mbikunda narabyumvise sorry ese undi rero nk'ibiki bituma wumfata kuri nsanzwe mwiki nanjye niyo mpamvu ndi kubaza ariko ko ntabwo si kame umukunzi w'umuntu araje gute wamfata kuri yese ntabwo bwari bwa mbere ariko dupfuye biri bwa mbere wari umuhagaze hejuru ariko uri kumbwira na none se umuntu yarakaye avuga neza none se iyo warakaye ntabwo ushobora kubwira umukunzi wawe ati tujye ku ruhande tuvugane wenda ukanonganyiriza iyo nyuma byose ni ugutongana nagutonganyiriza ikibabaje ni uko mimi yakubonye ndi kugutonganya hanyuma se ntabwo wanonganyije ndumva twese yaratubonye ntagiye nagutonganyije ahubwo ko narakaye gusa nkabona utangiye kunyifatira uko wishakiye ikibazo kiri hano ni uko mimi yakumvishe ndi kugutonganya uretse nawe n'abandi bose none se bashoboye kumva none se ni ngombwa kubwira umuntu mukundana imbere y'abantu uko wishakiye sorry byararangiye basi yanjye ntabwo ndabyumva ndagira ngo ubinsobanurire neza umuntu ushobora kuza hano ubizi ko ari wowe mba nje kureba ntabwo ari njye wari uje kureba ibyo bintu dutongera kubisubiramo tukanabipfa waje kundeba njye mba mu gikari ntabwo uzi gusarusa niba wabibonye bya nkubwira urongeye nanone ese uzamenya kunyubaha ari uko bigenze ariko rero njye mba nanakubashye igihe nahereye ndi kugusaba imbabazi nakubwiye sorry byarangiye uri kubigarura tugaruke se tuvuge udashobora kumva akababaro kanjye se njyewe none ugiye kongera kuntonganya se ese undi uzamenya kunyubaha ari uko bigenze taraza muri uru rugo kuki utazengurukaga ngo ujye mu gikari ngo niba ataraza muri urugo kuki utazengurukaga ngo ujye mu gikari ibyo tubishime ko ntazengurukaga njye aho nagushakiraga hose sinakubonaga se ejo bundi se bwo wari wambuze nakubuze wari wamburiye hehe ntabwo naguhamagara wowe ntabwo ari wa muntu wamborotse ubundi ntabwo ari wamborotse kuri telefone ndaguhamagara buri munsi mu gitondo saa sita nijoro ntunyitaba telefone nicamo irasimbuka ngiye kukubona nkubona mu rugo ntiwampamagaye ntiwakomanze kuvuga gake ibi bintu nibyo rero tuzapfa kuko ushatse kuzamuka nanjye nazamuka kandi byagenda nabi cyane ntabwo ushobora kuvuga uri pose kandi ukanyubaha icyo dupfa ariko ni kimwe n'ubundi kuki udashobora kuvuga ikigaragara nuko nawe uri kunshakaho impamvu nakubwiye amusore wumve se ubu ni impamvu ndimo ndagushaka usubwiye ni imbabazi urimo kunsaba none se mubwira amusore mfuka mbese ko hari noneho sinzi umudayimoni waguteye muri ino minsi nzakujyane ngo ugende bagusengere shaba afite amadayimoni n'abasenga cyane ubwo kurusha izina ry'Imana urayafite nubwo menshi cyane ntaribi we reka nkubwire rero niba usigaye uza muri uru rugo ari uje kunshakaho impamvu kumbwira ibibazo byose twaciyemo biba byaranarangiye niba ikintu cyararangiye se uje hano mu mahoro ibyo bintu tuba tugomba no kubikemura no kuri telefone si ngombwa rega nguze hano kuki utabimenye ukantukira hara hanze iyo ubimenya se ukambwira ati sheri ngaho igendere nini ndaguhamagara nguhamagara kuri iyo telefone njyewe nawe turavugana ariko kuri kwigira nkaho urandebye ubona ku myaka yanjye 21 ntabwo nzi kureba umuntu n'uwo yaje kureba ntuzi ku myaka ufite ubundi kumara iki niba udashobora kubaha umugabo Alve uri kugorana muri ino minsi pe urakabije kubera ko ndi kuvuga ukuri urakabije kabisa uri gushaka impamvu muri ino minsi uri kunshaka impamvu ntabwo nzi ibibazo ahubwo ufite uwo mudayimoni uri kunshija ni wowe ufite kahure sigonje wongeye no gukubitwa ntaranarugeramo ngewe reka nkubwire nta bibazo nshaka impamvu naguhamagaye hano ubonyemo n'umudayimoni kubera ko ndi wowe kuri kuwushyira hose wenda wumva kuki wumva ko nawe waba ufite ariko kuki muba mushaka kwikunda uri kumva wumva ufite rezo ubwo ngubwo ibintu ntagira rezo aka nagahoma mama noneho ndumva kambanze nkubwire ikintu kimwe kuguhamagara ntibikunda kuguhamagara nahamagaje indi telefone y'inshuti yanjye ibyo nabyo urabizi uje hano kubera ko naguhamagaje indi nimero kandi naguhamagaye kugira ngo uze hano dukemure ibibazo byanjye nawe ese undi iyo nimero niyo nteruye ngo nzane hano ese undi bite byawe ku muntu usigaye ushaka kurushingaho niba udashaka gukemura ibibazo byanjye nawe dufitanye
imyaka 3 tumaranye ntabwo ari ubusa nta bibazo nigeze ngirana nawe niba umuntu umwe yaraje akagira ikibazo akaruduteza imbere nyine ushaka kunyurira ukambwira nabi imbere y'abantu udashobora kunyubaha abantu bari uwo muntu uri kuvuga ubundi ni muntu nyabaki ni nobody